mana warakoze ushimwe mana warakoze. Ibi ni ikira yego Yesu wampa kuko uri ni mwene data mbonye ariko mana yanje we amezi 3 yonyine tudasenga niyatumye umuntu anywa inzoga agasinda kamera kuriya akibagirwa Imana ko ariko ibi ni iki koko? Iki ni ikigaragaza yuko wasanga amezi 3 yose adasenga ariko biranigaragaza ubuse nturebe ibintu arimo gukora koko. Yewe ariko ibi ni iki koko? Abantu mu mezi 3 bahise bibagirwa Imana amezi 3 yonyine ashize tutajya mu rusengero. Hana we ibi ni bigaragaza yuko n'ubundi bafunze insengero bamwe bagahita bicecekera ntibongere kwegera Imana. Rebera no kuko yewe akanakume ibi ni ibibazo. Chuma! Ayi wowe. Chuma! Ubundi data we. Ayi we. Arasinda kageraho kwinyarira koko. Ntago nanya. Yesu mwijuru. Mana ukutabara bawe rwose aho bigeze ibi ntago ari ibintu. Iba yitse chuma ntago nasinze. Nukuwabaye koko. Namweho gaceya Paul aravuga ngo yewe kubw'inda yawe yakunaniye usoma gace akira ngo ntabwo nasinze umusige mufata ijambo ry'Imana mukagitwaza mukora ibi bingana gutya. Ntabwo sinze namwe agacuma Mana yanjye ibi ni ibibazo Mana rengera bawe kuko bararuhijwe. Yewe amezi 3 ashize Mana ni wowe wenyine kubitaho, ni wowe wenyine kubarengera rwose ukabasubizaho imbaraga kuko abantu bamaje kwibagirwa ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana basigaye rikoresha uko bishakiye. Akanagahinda nakora Mana ubarengere ndabigusabye. Nguvu iba itsicuma ntago nasinze namwe gace. Nasibazo Yesu nasinze ntago nasinze umuromoga yakasani we. Ayiwe n'izina rya Yesu ntago nasinze. niko uretse Pastor turahuye. Yesu ashimwe pastor. n'ibyo bintu koko hase umva amezi 3 yonyine corona virus nitumye uburyo. Pastor reka nkubwire nukuri kw'Imana namwe gace ariko se niko amezi rebe ngi suze ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Kandi umva ikindi inzoga zirakubaganisha vino n'umukobanyi kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge nawe wize koko. Reka nkubwire pastor Pawulo aravuga ngo urabyumva pasiteri urabyumva iki se kubw'inda yawe yakunaniye umwe gace ariko ntusinde ntabwo nabikunanira uri ingurube se uri ingurube. Rero ushatse wareka izo nzoga amezi 3 yonyine ase ubundi ko bafunze insengero bafunze imitima isabana n'Imana. Ubwo ntabwo wakagombye kuba usabana n'Imana. Ubu umuryango wawe umeze ute? Reba icyubahiro cyose wari ufite. Ubu se umugore wawe n'abana bawe bazabaho bate? Ye baba we. Ubu se ko ejo bazafungura insengero ubu uzagaruka gusenga. Ejo no gusenga pastor. Ejo no gusenga no gusenga. Niko waretse izo nzoga ko uri kubona bitazaguteranya n'umuryango. Nyamara ukwiriye kugarukira Imana. Nyamara ukwiriye ibihembo by'ibyaha ni urupfu ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Umva nkubwire shatse wagarukira Imana. Reba nawe icyubahiro cyose wari ufite reba ukuntu wabaye.
ni ukuri kw'Imana pasita, Imana yo mu ijuru irareba, ni ukuri pasita umva, Imana imbabarire nanyweye gakeya ariko bareka nkubwire rero wanyweye gake urasida nako nushaka ukaveho nakubwije ukuri do urarushenye umva ibyaye birarangiye nushaka ukizwe nicyo nakubwira ugarukira Imana ahubwo umva reka nkubwire ibi ngibi nushaka ubireke ugarukira Imana kubera ko ibi bizagutera reba nk'ubu ngubu umuryango wawe ubayeho ute abana bawe ku mashuri bazamera bate koko nkawe nyamara ushatse wagarukira Imana wa mugabo ushatse wagarukira Imana yambabarira cyane rwose ahora ari umunyembabazi inzoga nkayireka neza ahubwo zana nkwereke akira pasita ibi bintu by'ibyuma pasita usengere ni ukuri kw'Imana ngwino musenge ariko ni muzima ngwino nakugeze mu rugo ngwino mugeze mu rugo Mana Nyiringabo Imana uyu muntu ndamusengeye umukura ahantu yarari satani yari yaramuboheye umugarure mu buntu bwawe nsengeye n'abandi bose baguye kubera korona mwami wanjye abo bose bagenderere mbisabye nize mu izina rya Yesu Kristo amen. Chika neshinzira ya